Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe mu hantu hatuma ishuri riba ryiza cyane rwose, buri umwe wese akaba yakifuza kujya kwiga. Burya ngo utarize nta n'icyo uba warabonye, kandi nabwo ishuri ahantu ribera heza kuri buri umwe wese, ahantu buri munyeshuri wese akunda, waba waravuye mu muryango ukize cyangwa se mu muryango ukennye. Burya buri munyeshuri wese akunda isaha yo kujya kurya. Wowe tugiye kubara mu ikiganiro koko nimba twemeranyijwe ku iki kintu, siga komenti utubwire nawe ikintu ukunda ku ishuri, isaha ukunda ku ishuri ari iyihe. Burya ngo ishuri riryohera umunyeshuri. Uyu mwanya tugiye kurebera ku ruhande rw'umukobwa ndetse n'umuhungu. Rimwe ku muhungu ahantu ishuri ribera ryiza, burya hambere ni ku isaha yo kurya ndetse n'umukobwa ni uko. Ariko kabiri, ikintu gituma noneho ishuri riba ryiza cyane kurushaho, iyo mu kigo wigaho ufite uwo ukunda kandi nawe agukunda, ufite umukunzi mu kigo, icyo ngicyo nacyo gituma biba mu bintu rwose bituma wishimira ikigo wigaho kandi ukagira n'umurava mu kwiga kwawe. Ikindi kabiri, iyo ukunzwe n'abanyeshuri mwigana, icyo ngicyo nacyo kiri mu biguhereza motivasiyo umunsi ku wundi. Buri munyeshuri wese iki kintu ntawe utagikunda koko. Ese koko wowe ni iki ukunda ku ishuri? Burya ikintu abanyeshuri bakunda cyane kurusha ibindi byose ku ishuri, kandi cya buri umwe wese ashyira imbere kurusha ibindi byose, haba icyaba ndetse nta n'icyakorwa ibi bintu iyo bitaraza. Burya rero umunyeshuri iyo isaha yo kurya igeze rwose, uzarebe wowe uri kureba iki kiganiro nimba warize, ndabizi ibi ngibi ntabwo bikubangamira kubera ubu buzima wabuciyemo, ariko koko nimba utaranize, umwana wawe yabuciyemo cyangwa se azabucamo. Mubyeyi, uzashyigikire umwana wawe muri buri kimwe cyose, mu gihe yiga uzajye umuba hafi rwose. Ibyo ngibyo biri mu bimufasha kugera ku ntsinzi ziwe. Yego, rimwe na rimwe ntuzahore umwana wawe ubwenge afite, birashoboka yuko ushobora kujya kwiga mu kigo ugiye kwigaho ibintu bikanga. Abantu twese ntabwo twavukanye ubwenge bungana. Yego, uratsinda ariko ntukiyumvishe yuko n'abandi bose ariko bimeze. Kuba utsinda ni ku giti cyawe, kandi nawe kuba atsindwa rwose ni ku giti cyiwe, nawe ntabwo biba abishaka. Ntawe utakifuza intsinzi, nta n'utakifuza amanota meza. Rero rimwe na rimwe mu buzima tubayemo bwa buri munsi, hari igihe bamwe na bamwe rwose byanga. Ahantu rero ngero urareba aka gafoto, ni abana rwose bari ku ishuri, ugira ngo ubona ko banezerewe cyane, bishimiye rwose kuba bari ku ishuri, barimo barya ibiryo bya buri munyeshuri wese. Ngira murabibona, ibigori n'ibishyimbo. Ese koko nawe aho wiga ibi biryo uzi ubiryaho? Nimba uzi ubiryaho, siga komenti utubwire uburyo biba bimeze. Reka nkubwire rata, ukomeze ugire ibihe byiza, umwaka mushya muhire. Nimba uri n'umunyeshuri, ukomeze ugire amasomo meza unagubwe neza.